ndabasuhuje mwese aho muri hose mukurikiye kino kiganiro. Nitwa Zaneza Denise, nkaba mbahaye ikaze hano kuri Murakaza Neza, aho tuzajya tuvugira ukuri kurangwa n'urumuri rugamije ubumuntu mu banyarwanda bose. Uyu munsi ndagira ngo tugirane ikiganiro n'umushyitsi umutumirwa uri buze kubibwira mu kanya, ariko mbere yuko dutangira ndagira ngo bashishikarize mwese mutari mwakora subscribe kubanza kwiyandikisha no gukanda kuri follow, kugira ngo igihe cyose bino biganiro bizajya bisohoka bizajya bihita bibageraho kandi mubisangize na bagenzi banyu. Umushyitsi wacu reka tumuhe akanya abibwire. Hi Denise, I am Judi. Muraho Denise, nitwa Judi Rever, ndi umunyamakuru nkaba ndi n'umwanditsi w'igitabo In Praise of Blood. Igitabo cyagiye ahagaragara mu mwaka wa 2018. Iki gitabo ni isuzuma ry'itsembabwoko ryabereye mu Rwanda, aho ku buryo bw'umwihariko nsuzuma nkanashyira ku mugaragaro ibyaha byakozwe na FPR imbere ya 1994 mu gihe cya Jenoside na nyuma yaho. Genocide and after. Welcome Judi, urakaza neza, nguhaye ikaze hano kuri Murakaza Neza, kandi ndagushimiye kuba wafashe akanya ko kuza kuganira natwe. Wanditse igitabo cyitwa In Praise of Blood, Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Akaba ari igitabo cyaguteje ibibazo byinshi cyane by'umutekano, ukaba waribasiwe ku by'umwihariko n'ubutegetsi dufite mu Rwanda ubu ngubu bwa RPF-Inkotanyi buyobowe na Paul Kagame. Watubwira mu magambo make ukabwira abari kureba kino kiganiro ibyo wanditse muri kino gitabo, byagufasha igihe kingana iki, ni ibihe bimenyetso washizemo ku buryo wibasirwa aka kageni? Well, this was a life project for me. Uyu wabaye umushinga w'igihe kinini cyane kuri njye. Iki gitabo ni umusaruro w'iperereza rya kinyamakuru nakoze mu myaka 20 hamwe n'umukoro nari narihaye. Nagombaga gusobanukirwa ibyabaye muri Jenoside kubera ko amakuru nari nakuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mwaka wa 1997 yari atandukanye n'ayo numvaga. Iyi ni yabaye imbarutso yo kwinjira muri politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari n'ibibazo byahabaye. Nagiye muri Congo mu minsi ya mbere Mobutu amaze kuvanwa ku butegetsi, nuko natangiye uyu mushinga wamfashe imyaka 20. Nagize ibibazo byinshi by'umutekano kubera ko nari umunyamakuru wigenga wavugaga ku bibazo impunzi z'abanyarwanda zagiraga muri Congo. Nagerageje ubugira kabiri kuvuga ko impunzi z'Abahutu zari ziri guhigwa no kwicirwa mu mashyamba ya Congo muri 1996 na 1997. Ayo makuru nayakoreraga radio CBC na France International mu kwa gatandatu 1997. Nibazaga ko ayo makuru nzabasha kuyatangaza mu bwisanzure, ariko nahise ngira ibibazo by'umutekano bitewe n'ubuyobozi bw'u Rwanda bwari bwarangije gushinga imizi muri Congo. Bari mu mashyamba, bari kugenzura imijyi, mbese bayoboye igihugu. Icyo gihe nibwo natangiye gusobanukirwa uko RPF ikora. Hanyuma habayeho ibyiciro bitandukanye mu bushakashatsi nakoze. Birumvikana ko habayeho ibiganiro n'umubare munini w'impunzi z'Abahutu bari mu mashyamba. Ibyo bambwiye abasirikare b'Abatutsi ba RPF babakoreye, babahiga mu mashyamba bakabicira imiryango yabo, ntabwo ariyo makuru yonyine nari numvise. Hari ibibazo bibiri nabajije izo mpunzi z'Abanyarwanda. Kubera iki mwahunze u Rwanda muri 1994? Kubera iki mwabaye mu nkambi ziri ku mupaka w'u Rwanda na Zaire, kandi bigaragara ko byari bigoranye kuba muri izo nkambi, ubuzima bwari bubi? Basubije
bamwe muri make abandi mu buryo burambuye ko bahunze u Rwanda muri 1994 kubera RPF yari iri kwica imiryango yabo. Babashaga kumbwira uduce bavuyemo n'impamvu bahunze. Ikibazo cya kabiri, kubera ko nari nzi ko kimwe n'abandi banyamakuru b'abanyamahanga ko Kagame yahagaritse intambara, ko RPF yazanye amahoro, ibi nibyo duhora twumva. Nari narabumvise, narabyemeye. Nkibaza ko mu Rwanda hari amahoro, ni kuki badataha cyangwa batatashye nka nyuma y'ukwa 7 cyangwa kwa 8 muri 1994. Abenshi muri bo bambwiye ko bamwe mu miryango yabo bacyuye ku ngufu cyangwa abitahanye, bamwe babura ibirengero ku mupaka cyangwa nyuma y'uko bageze mu Rwanda, abandi batakaje amasambu yabo. Ibi rero byari inkuru nshya kuri njyewe. Nabonye ukuntu RPF yica binarenze ubuhamya nabonaga muri Congo, kubera ko nahuye n'abantu bafite ibikomere by'amasasu, ibikomere byanze gukira, barwaye. Bambwiye amateka yabo, bapfushije abo mu miryango. Nabonye abava amaraso, nabonye ibimenyetso ko habayeho ikintu gisa n'itsembatsemba cyangwa itsembabwoko ryakorewe Abahutu bari muri Congo bikozwe na RPF. Ubu bumenyi bushya nari ngize bw'uko nafataga Jenoside bitari byo, cyangwa se ko nagombaga gushakisha amakuru nyayo. Ibi byambujije amahoro. Nuko mu myaka yakurikiyeho ntangira ubushakashatsi bwimbitse mu byiciro bitandukanye, ngerageza kuvugisha abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda. Nkimara kuva muri Congo nanagiye mu Rwanda, mvugana n'abantu bari mu nkambi z'agateganyo, transit camps. Ibi mushobora kuba mubizi, bariho mu bwoba bukabije. Ntago bashoboraga kuvuga ibyaberaga mu Rwanda, ntago bashoboraga gusubira mu byabo. Ikindi kandi nari nkurikiwe cyangwa mperekejwe n'abantu RPF yari yohereje, ku buryo byari bigoye nk'iyo nagombaga kubaza ibibazo abantu bavuga mu Kinyarwanda, kubera ko nari nkeneye abasemuzi. Uwatwaraga taxi, umuntu nabonaga mu nzira ntamuzi, mbese abantu ntago bavugaga. Rero aho niho ubushakashatsi bwanjye bwatangiye, muri Afurika y'Uburengerazuba, mu Burayi, muri Canada. Nakomeje gushakisha amakuru kubera ko nari mfite ibibazo byinshi muri jyewe bitamaga amahoro. Rero nakomeje gukusanya ayo mateka. Ahagana mu 2007 natangiye gukora cyane kurushaho, nshaka ibisubizo by'ibyo bibazo. Icyo gihe nibwo namenye ko mapping report yari yatangiye gukorwa, menya ko UN yashakaga kumenya ibyabaye muri Congo, ariko nanjye nashakaga kumenya n'ibyabaye imbere yaho. Icyiciro cya nyuma rero cyari icyo kwandika igitabo. Byo byantwaye umwaka umwe gusa. Icyantwaye igihe kinini ni ubushakashatsi n'ubucukumbuzi bw'amakuru. Mu mwaka wa 2013 n'2014, nyuma yo guhura na bamwe mu mpunzi z'Abahutu no kugirana icyizere n'abahoze bari mu ngabo za RPF bahunze, abenshi bahunze mu mwaka wa 2000, abandi mu mwaka wa 2010. Hari ibyiciro bitandukanye. Nabo basirikare bo mu bwoko bw'Abatutsi babashije guhamya no kwemeza ubwo buhamya nanakuye mu Bahutu. Banabasha kunsobanurira ibyabereye mu muryango wa RPF imbere,
bimpa ishusho hamwe n'ibyabaye muri RPF imbere, bimpa ishusho ry'ibyo RPF yakoze imbere ya Jenoside, uruhare babigizemo hamwe n'ibyo bakoze nyuma yayo. Babasha kumbwira ibyo RPF yakoreye Abatutsi n'ibyo yakoreye Abahutu, nuko ibyo byaha byakozwe mu gihe cy'amezi kugeza igihe imiryango mpuzamahanga itangaje igihe cyiswe icy'amahoro. After this so-called peace was restored, according to the international community. Urakoze cyane Judi kuri ibyo bisobanuro duhaye by'ukuntu washoboye kwandika kino gitabo, ukuntu wagiye mu Rwanda ukaba warabaye no muri Congo ukibonera n'amaso yawe ndetse ukanabikoraho n'ubushakashatsi ugasanga koko Abahutu barishwe kubera ubwoko bwabo, ndetse hakaba hari n'abantu bagiye babigufashamo, ari Abahutu babirokotse, ari n'abantu b'abasirikare bari muri RPF-Inkotanyi cyangwa bayoboye bumwe mu bwicanyi bwakorewe Abahutu. Mu gitabo cyawe hari abantu bamwe bahunze ubungubu nk'uko bivuze, cyangwa se bakaba barayoboye bumwe mu bwicanyi cyangwa bakaba baraparticipye mu bwicanyi bwakorewe Abahutu. Ese abangaba nabo waba warabegereye? Nabo ntabwo bakiri mu Rwanda, nabo bari hanze y'igihugu. Warabegereye, hari icyo bakubwiye ku bwicanyi bwakozwe na role baba barayigizemo n'uruhare baba baragize muri ubu bwicanyi? Well, first of all, it was very important to me to look at the most serious criminals of the Rwandan. Icya mbere byari ngombwa ko mvugana na bamwe mu ngabo za RPF bakoze ibyaha bikomeye, ari byo nanditse mu gitabo cyanjye. Nagira ngo mbabwire ko nanditse mu mashakiro y'igitabo ko bamwe mu bantu bagize uruhare muri bimwe mu byaha nanditse mu gitabo cyanjye bakiri mu Rwanda. Birumvikana ko Kayumba Nyamwasa yari yarahunze mu myaka 10 yari ishize. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 no mu w'ibihumbi 2013 nagerageje kumuvugisha binyuze kuri umwe mu bafatanyabikorwa be. Byagaragaraga nk'aho azemera ko tubonana, kandi ko nari kubasha kwitegura ngafata indege nkajya kumureba muri Afurika y'Epfo. Muri make nashakaga kumubaza ku byerekeye ihanurwa ry'indege nuko iyo operasiyo yateguwe. Yemeje ko Kagame n'abandi ba ofisiye bo hafi bateguye bakanashyira mu bikorwa iki gikorwa. Nubwo yahakanye kugira uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa iyo operasiyo, ariko nashakaga kubyumva abinyibwiriye. Nari no kumubaza uruhare rwe muri ibyo byose, ariko ku munota wa nyuma ntabwo yashatse kumvugisha. Impamvu yabyanze ndayumva. Ndakeka ko nubwo ari umwe mu bantu bakomeye muri opozisiyo nyarwanda ikorera hanze, ari mu bantu b'ingenzi bateguye ubugizi bwa nabi bwakorewe Abahutu na bamwe mu Batutsi. Rero ndakeka ko afite uruhare rukomeye, kandi ko afite ibintu byinshi byo guhisha. Ntago yigeze yatura cyangwa ngo asobanure uruhare rwe muri ibyo byose. Rero hari ikintu kitagenda, hari ikibazo muri opozisiyo nyarwanda, kubera ko ayobora RNC kandi arubashywe. Hari ibintu biri muri iyo organisation nibaza ko bigoranye, kandi bikaba bigira ingaruka mbi, bikaba binabera imbogamizi kuba abantu baganira kuri ibi bibazo. Nk'uko Espagne yamushyize ku rutonde, ashobora kwirukanwa cyangwa kubura ibyangombwa cyangwa stati y'ubuhunzi aramutse avuze bimwe muri ibi bintu. Ku byerekeye Theogene Rudasingwa we, biragaragara ko avuga yisanzuye kurushaho.
nashakaga kumenya ubumenyi bwe ku byerekeye ibyaha cyangwa uruhare rwe nk'umuntu wahagarariye cyangwa wabaye umunyamabanga wa RPF igihe gito, kubera ko mu gitabo cyanjye nerekanye, nubwo tutabyemeranyaho kuko abihakana, nerekanye isano rya hafi hagati y'ubunyamabanga bwa RPF itanga amabwiriza kandi ifatanya na DMI, ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare, kuko DMI yagennye kandi ikora bimwe mu byaha bikomeye cyane byakorewe Abanyarwanda, Abahutu n'Abatutsi. Iri ni ishami rya RPF ryateye ububabare bwinshi mu Rwanda. Rero nashakaga gusobanukirwa iryo sano abandi bantu bari bambwiye. Yahakanye ko hari uruhare ubunyamabanga bwa RPF bwagize, avuga ko DMI yakoraga ku giti cyayo. Ariko kandi yansobanuriye ko bamwe mu bari bagize urwego rw'ubunyamabanga bwa RPF bagize uruhare muri bimwe mu byaha DMI na bamwe mu bakada bakoze muri zone tampo na mbere ya Jenoside. Hari ibibazo byinshi Theogene atasubije, ariko namushimiye mu buryo yagerageje kubaka ibiraro n'ukuntu yitandukanyije n'ubutegetsi, akavuga ku marorerwa yakorewe Abanyarwanda mu ikubitiro urugamba rugitangira. Nkaba nibaza ko byazanye umwuka mushya mu myumvire y'ibyo RPF yakoze. Imyaka mike mbere y'uko nsohora igitabo cyanjye, hari amagambo yavuze y'ingenzi avuga ko RPF yakoze Jenoside y'Abahutu. Avuga Patrick Nyamvumba, General Nyamwasa, Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi baofisiye bakuru ko bagize uruhare muri iyo Jenoside. Anavuga ko mu mezi yakurikiyeho yaje kubona uburemere bw'ibyari bimaze kuba, kuko yumvise bagenzi be bavuga ibyo bari bakoze bihishe inyuma y'ibirindiro by'ingabo. Ndakeka ko hari nko muri umwaka wa 2017 cyangwa 2016 yanditse ayo magambo ku mbuga nkoranyambaga, ariko ubu ntayagihari. Nta nubwo nkimwumva avuga imvugo nk'iyo, kandi yari intambwe ikomeye kubera ko kuvuga ukuri ku byabaye bijyana ku bwiyunge, niyo mpamvu uruhare rwe ari ingirakamaro. Which was a very important step, I think, on his part. All these kinds of efforts will lead to reconciliation in the end, and that's why his role is very important. Byose bikaba byerekana ukuntu kugeza na n'uyu munsi abantu babigizemo uruhare batavugisha ukuri, ariko ibimenyetso byose birahari, ndetse muri uku kwakira hazaba hashize imyaka 10 DRC mapping report isohotse, ariko kugeza na n'uyu munsi hakaba nta ngamba zari zafatwa zasabwe muri icyo cyegeranyo cyakozwe n'umuryango w'abibumbye hashize imyaka 10. Akaba ari nayo mpamvu umwe mu bagabo b'abaganga witwa Dr. Denise Mukwege arimo gusaba ko noneho hashyirwaho ikintu gituma abantu bakoze buno bwicanyi muri Congo bakurikiranwa bagahanwa. Ubu bwicanyi bukaba bwarakozwe n'ingabo nyinshi, harimo Inkotanyi zari ziyobowe zinakiyobowe na Paul Kagame. Uratekereza ko ari iki gituma hatabaho urukiko rukurikirana abicanyi bakoze iyi Jenoside yakorewe Abahutu? The evidence is there. Obviously, that's the million-dollar question that is the most troubling. Ibimenyetso birahari, ariko ikibazo nyamukuru gihangayikishije inzirakarengane z'ubugizi bwa nabi bwa Kagame n'ingabo za RPF bari mu bwoko bwose, harimo n'abatwa n'abavandimwe bo muri Congo. Abantu bo muri Congo na n'ubu baracyafite ingaruka z'intambara yatewe muri icyo gihugu. Ikibazo gikomeye, habaye iperereza, hari mapping report yakozwe n'umuryango w'abibumbye UN, ariko
hari n'andi maperereza yabaye nyuma gato ya Jenoside. Hari yiswe Report Gesney, aho uwitwa Robert Gesney yabajije ibibazo abantu bari mu duce tumwe na tumwe dutandukanye, yaje kubona ko anatangaza ko Abahutu bicwaga rwihishwa na Kagame. Aba bari Abahutu b'abasivile, abagabo, abagore n'abana. Iyo raporo yabitswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Abibumbye. Hanabayeho andi maperereza yakozwe n'Urukiko Mpuzamahanga rwashyiriweho guca imanza z'ibyaha bikomeye. Abakora iperereza bashyize hamwe mu ibanga ibimenyetso by'ibyaha RPF yakoze, ariko ibyo bimenyetso byose babibitse ahantu. Ibyo biratuma twibaza ikibazo, kubera iki? Kubera iki nta rukiko mpuzamahanga rwashyizweho hakaba hashize imyaka 10 nyuma ya mapping report? Ntago igitabo cyanjye gisubiza ibyo bibazo, ariko nafashe igihe nditegereza, ndeba impamvu za politiki yo mu karere zatumye ubucamanza mpuzamahanga ICTR na ICC zanga gukurikirana Kagame, kandi hari ibimenyetso bihagije. Nyuma y'uko amahanga abigizemo uruhare runini, ndavuga Ubwongereza na Amerika, mu kugabanya uburemere, guhishira cyangwa gusibanganya ibyaha bye kubera impamvu z'inyungu zabo mu karere. Ibyo bishatse kuvuga iki? Iyo witegereje ukuntu ibihugu by'i Burayi byishyize hamwe mu guhirika mu butu, ni izihe mpamvu? Hari umuperezida wa Zaire utarakoraga neza, ukoresha ruswa kandi anyereza amafaranga, ariko atemerera bampatse ibihugu gusahura ubukungu kamere bwinshi buri muri Congo. Kuri njyewe ibyo byose, ukuntu Afurika yo hagati ifite ubukungu bwinshi, amabuye y'agaciro n'umutungo kamere muri Congo, Abanyaburayi bashakaga. Urugero rw'amabuye ya korota rwari rwaragabanutse mu mpera z'imyaka y'1980 hashyira mu ntangiriro z'imyaka y'1990, kandi muri icyo gihe ayo mabuye y'agaciro ntago yagemurwaga mu bihugu by'i Burayi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gushaka ayo mabuye banyuze muri Uganda, naho bari bahiritse ubutegetsi bwaho. Amerika yaciye mu gisirikare cya Uganda ijya gufasha RPF gutera u Rwanda no guhirika Habyarimana, bashaka guhindura ubutegetsi mu karere kose. Rero iyo Amerika cyangwa Abanyaburayi n'Umuryango w'Abibumbye babwira Abanyarwanda ngo baricuza kubera ko batatabaye cyangwa ngo bahagarike ubwicanyi, ntago mbyemera. Ntago mbyemera na gato, kubera ko bafashije abantu batangije intambara mu mwaka w'1990. Bararebereye, bazi ibiri kuba, barebaga uko RPF irasa indege yahitanye perezida w'umuhutu, bari bafite satelite nyinshi, bari bafite ubushobozi bwo kureba mu duce tuyobowe n'ingabo z'Abahutu n'ibyaberaga mu duce twagenzurwaga n'ingabo za RPF. Urugero ni nk'igabiro muri pariki y'Akagera, aho abasivile b'Abahutu bazanwaga mu makamyo bakicwa bakabatwika. Rero nta muntu wambwira ko amahanga, cyane cyane Pentagone cyangwa inzego z'Abanyamerika zishinzwe iperereza, batazi cyangwa ko batari bazi ibyari biri kuba muri icyo gihe.
habayeho akagambane ko guhisha amakuru nyayo, ingufu nyinshi mu gukingira ikibaba Kagame muri politike ye ya gisirikare, aribyo byari guhirika ubuyobozi bwariho, kumena amaraso, gufata ubutegetsi no kwemeza amahanga ko ari gukiza akarere. Hanyuma harimo no gushaka gusobanura impamvu yo kujya muri Congo. Kagame yafunguye inzira igana ku mabuye y'agaciro yo muri Congo, aricyo cyabaye igihembo cya nyuma. Rero twabonye ukuntu babyitwazaga ko ibi byaha babikoze bagiye kubungabunga umutekano w'akarere. Muri Congo niho ubukungu bw'isi butangirira, hakaba hari n'ibikoresho twari dukeneye mu mahanga cyangwa i Burayi kugira ngo dukore ibikoresho kabuhariwe. Rero byari biri kutwizanira, nibwo bucuti twari dufitanye. Ubu rero ubwo bucuti bwarakomeje kandi burakomeye. Ikibazo: Amerika izakomeza gushyigikira Kagame guhungabanya umutekano wo mu karere? Icyo ni ikindi kibazo. Urakoze cyane Judi kuri ibyo bisobanuro uduhaye. Urebye by'umukino uba urimo gukorwa, umukino uba urimo kubara ahandi hantu abanyarwanda batazi ko urimo no gukorwa ikintu cyitwa geopolitique. Urebye harimo za intérêt nyinshi z'abanyamahanga ziri inyuma y'amahano yabaye ku banyarwanda aho bari hose, aho babaye hose, haba mu Rwanda haba no muri Congo. Ariyo mpamvu abanyarwanda ubwacu ari twebwe tuzishakira igisubizo cy'ibibazo byacu, kubera ko nk'uko mubibona abanyamahanga nibo bari inyuma ya bino bintu byose. Ni twebwe rero tugomba kwishakira ibisubizo bibereye abanyarwanda ndetse n'abanyafurika nabo mpamya ko aribo bagombye kwishakira ibisubizo byabo muri rusange. Judi, ndagira ngo nkubaze, ese ko ubu bwicanyi bwabaye koko bigaragara ko ari Jenoside yakorewe Abahutu, ni iki abanyarwanda bakora kugira ngo bazabone ubutabera? Ni iki abanyarwanda bashobora gukora kugira ngo baziyunge koko nyabyo, bareke bave mu bintu byo kwitana ba mwana, kugira ngo abanyarwanda bazashobore kubana mu mahoro? Urakoze. Well, a few things. I mean, we wait with bated breath and anticipation to see if Dr. Mukwege's efforts hari ibintu byinshi dutegereje kureba niba imbaraga n'ubukangurambaga Dr. Mukwege ari gukora bizatanga umusaruro ku buryo UN izashyigikira urukiko mpuzamahanga kuri Congo, aho ibyaha bikabije byakozwe mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu na mirongo icyenda na karindwi, aho ingabo za Kagame zakoreye Jenoside, impunzi z'Abahutu zari zarahungiye muri Congo bizigwaho. ICTR, urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda muri Arusha, nk'uko twabibonye yabaye igikoresho cy'akarengane ku Bahutu. Rwari urukiko rufifitse, rubogamye, rugenzurwa na Amerika, aribo basponsoro ba Kagame. Rero byabaye guta igihe. Hari n'imanza zimwe zitari zarangira. Icyo ntekereza ni ibintu bibiri. Hari imbaraga nyinshi mu bantu nk'amwe, hari ibihe bishyashya mu barokotse b'Abahutu n'Abatutsi barokotse ubugizi bwa nabi bwa RPF. Mu mahanga mbona abantu babasha kuvuga ibintu nk'ibi. Biragoye kubera ko
utangira gutotezwa iyo ibivuze, ariko uko abantu benshi bagenda babivuga bagenda bagira akanyabugabo ko kuvuga amateka yabo. Ndabona ko muri kugera ku rwego mushobora gushinga urwego rw'ubwiyunge mu mahanga, byaba mu Buruseli, i Paris cyangwa i Londres cyangwa hehe simbizi, ariko ndibaza cyaba ari ikintu gishimishije mu Banyarwanda. Gishobora no kuba ku itumanaho, hakabaho gukusanya ubuhamya bw'abantu, hakabaho komisiyo yo kumva ubuhamya no kubuha agaciro. Ikindi cyakorwa no gukusanya ibimenyetso by'abakorewe ibyaha bo mu bwoko bw'Abahutu n'abo mu bwoko bw'Abatutsi, kubishyira hamwe, kubusesengura, mukareba niba hatangwa ikirego nk'inkiko z'i Burayi, muri Amerika y'Epfo cyangwa muri Afurika hanze y'u Rwanda. Birumvikana ko ubutabera butazaboneka Kagame akiri ku butegetsi, ariko nk'urugero nk'i Toronto cyangwa Montreal, iyo umunyarwanda w'umunyekanada ashaka gutanga ikirego arega umuntu wari mu ngabo za RPF uba hano. Vincent Nyakarundi yakundaga kuza inaha asubirayo agaruka hagati ya Washington na Canada, kubera ko yasaga nk'ugiye kuba attaché militaire hano no muri Amerika. Ndi kwibaza nk'igihe hari kubaho ikibazo aho bamwe mu Banyarwanda barokotse ubugizi bwa nabi bwe mu ntara ya Gitarama cyangwa i Kigali ngari, kuko yari komiseri wa politike, ni umwe mu bantu bakoreraga RPF muri Jenoside, wakusanyije Abahutu abatumira mu manama abizeza ko azabagaburira akanabarinda mu duce tumwe na tumwe, hanyuma abakorera gahunda aho abo basivile bishwe. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe kubera ayo mabwiriza ye, ubwo yakoreraga ubuyobozi bumusumbye. Rero muri urwo rwego umuryango wawe uba mu gihugu atuyemo, urubanza rushobora gutangizwa. Faustin Twagiramungu yigeze gutanga ikirego muri za 1990 aho amariye guhunga. Yashyikirije ikirego mu rukiko rw'Ububiligi, aho igihugu gifite uburyo butandukanye bwo kuburanisha imanza mu burenganzira mpuzamahanga. Yateguye idosiye ayiha Minisitiri w'Ubutabera mu biro by'ubushinjacyaha. Yakoze ibintu byose bikenewe, ariko nta bushake guverinoma y'Ububiligi yabishyizemo kugira ngo ikurikirane ibi byaha. Ndibaza ko muri iki gihe hari ubumenyi bwisumbuye, kandi abantu batangiye kumva no kwemera ko RPF yakoze ibi byaha. Urwego rwa politike rwashobora kwiga ku birego nk'ibyo. Rero ikirego cyashobora gutangwa mu mahanga. Murakoze cyane Judi kuri ibyo bitekerezo duhaye, no ku buryo Abanyarwanda ubwabo ari bo bashobora kwishakira ubutabera, cyane cyane abarokotse iyi Jenoside yakorewe Abahutu cyangwa se imiryango y'abishwe. Igitabo cyawe cyasohotse mu ndimi z'Igifaransa, Icyongereza n'Igihorande. Ese hari gahunda yo kuba wagisohora mu Kinyarwanda? Nifuza ko igitabo cyanjye cyasemurwa mu Kinyarwanda. Byaba ari umushinga ukomeye cyane,
ni ibintu natekereje kandi bindi ku mutima. Ariko kandi ikinyarwanda ni ururimi rukomeye rushobora kugira ibisobanuro byinshi bitandukanye. Rero kugira ngo mbishobore nkeneye umubare w'abantu babimfashamo, abantu bazi indimi kandi bavuye mu miryango cyangwa muri community zitandukanye. Ni ikintu ndi kwitondera ariko bizatwara igihe. Turifuza natwe nk'abanyarwanda kuzabona umunsi umwe igitabo cyawe cyanditswe mu kinyarwanda kugira ngo n'abandi banyarwanda bose batumva igifaransa cyangwa izindi ndimi zo hanze nk'icyongereza nabo bashobora kuzisomera ibyanditse muri kino gitabo. Uri mu bantu bashize umukono kuri Hutu Genocide Declaration, ari declaration yakozwe iteguwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Global Campaign for Rwandans Human Rights. Iyo declaration hari icyo wayitubwiraho, kubera iki washizeho umukono wawe, kuki wumva ko ari ngombwa ko Jenoside yakorewe Abahutu iba recognized, ko yemerwa, kwivugwa, kwishyirwa hanze, kandi ko amahanga agomba kumenya ibyabaye ku banyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu. It's a huge step, actually. I was so pleased and overwhelmingly happy when I saw this endeavor actually come to fruition. Because as we know, ni intambwe ikomeye, byaranshimishije mbonye icyo gikorwa kigezweho, kubera ko uko tubizi umuco nyarwanda ni umuco uhererekanywa mu magambo, amateka amenyekana iyo avuzwe. Rero ni ikintu cy'ingenzi ko umuntu avuga amateka ye akayasangiza abandi. Ni ngombwa kandi ni ingenzi ko ayo mateka yandikwa mu buryo bunoze. Rero iyo declaration cyangwa imvugo nyandiko n'ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga byerekeranye n'iyo declaration bigomba kwandikwa hakurikijwe uturere, imiryango, ibyaha byakozwe n'ibindi. Bikandikwa, bikabikwa nk'ibimenyetso bigomba kuzatangwa kugira ngo hagire impinduka zibaho mu byerekeye ubucamanza n'ubwiyunge. Iyo ni intambwe ya mbere. Ikindi kandi ibyo bimenyetso biherekeza iyo declaration bigomba gukomeza kwegeranwa, ibishyashya bigakomeza kongerwaho, kubera ko nkatwe b'abanyamahanga tugomba kumva icyo gice cy'amateka cyashyinguwe cyangwa cyahishwe. Bisaba akazi kenshi, ariko ibyinshi byatangiye gukorwa. So it's very exciting. There's a lot of work to do, but so much of it has already started. Murakoze cyane Judi. Ndagira ngo mbere yuko turangiza kino kiganiro, mu izina ry'abakunzi b'ukuri n'ubutabera, ngushimire ku kazi kose wakoze, ukomeje no gukora, kuba warafashe imyaka yawe yose ugakora ubushakashatsi, ugashyira ukuri hanze, ukagaragaza ko koko habaye Jenoside yakorewe Abahutu n'ubundi bwicanyi bwinshi bwakorewe Abatutsi bukozwe n'ingabo za RPF-Inkotanyi ziyobowe kuri uyu munsi, zinakiyobowe na Paul Kagame. Ndagira ngo ngushimire bikuye ku mutima, kandi nshimire n'abakurikiye kino kiganiro. Mbizeza ko tuzongera kugirana ibindi biganiro n'abandi bantu benshi banditse ibitabo, bakoze n'ubushakashatsi ku bwicanyi bwagiye bukorwa n'ingabo za RPF-Inkotanyi, ari ku Bahutu ari no ku Batutsi. Judi, ndagira ngo uha akanya usezere abakurikiye kino kiganiro. Murakoze cyane. Thank you so much. Urakoze Denise kuba watangije ibi biganiro. Nizere ko tuzajyana ibindi biganiro mu bihe bizaza, kandi nishimira guhura n'abantu bose, haba amaso ku maso cyangwa ku itumanaho. Murakoze. Murakoze cyane Judi.
namwe mwese mwakurikiye kino kiganiro ndabashimiye kandi mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose naho ubutaha.